dutangiye episode ya mbere n'amagambo menshi dutangire California mu mujyi bita Los Angeles. Hey, filime witonze. Hey, jambo kurindi sibyo nuko dutangiye filime hari zazaga n'imodoka ubona ko ari za gisirikare. Abana bunda barakwikira babyita kuzikwikira nk'uko umuhinza kwikira isuka. Bunda bari gushyiramo za magazini. Hano umusirikare ufite agafoto kari ubona kari famiye umugore n'abana ni mukaraji hano. Hey, ni DJ Felix. Filime. Uwo mwana ngana ate? Turns 3 tomorrow. Ejo suzuza imyaka 3. Birthday cake on me. Ewana, keke ya anniversaire ni ngiye wiriho nzayishyura. Remember the way I felt on my first strike. Tibuka uko natekerezaga bwa mbere nanjye nataka njya kuri mission ya mbere. Buri musirikare agira mission ya mbere abafite mu bwoba. Don't worry, man. Ntugire ikibazo mwana. Used to it. Uzabimenyera. Bigaragara ko uyu mwirabura ari ubwa mbere agiye kuri mission. Atuzabimenyera natwe ama mission twagiye tujyaho ntabwo byabaga byoroshye. Bisa nkaho bagabye igitera ahantu runaka. Bimeze biti. Uko tugatangiye. Ni kuri BTN TV. Ya televiziyo imwe icyayi itunganye uzajya muzisanga meza biti kubera saa 9 kwi Going in. twinjiyemo indani HQ going in ubwo ni kuri ediko tababwiye kwituma natwe twinjiyemo indani tugana ku biro bya FBI aho bikorera baba bari kubyumva abana niba bagiye kuri misiyo bano baba bakurikiranye kwituma naho bana binjiramo indani baba bambaye n'udukurura amashusho rebe filime za filime zisobanuranywe discipline ubwenge n'akantu ka kinene ko nikabura bebe. Remember, no body bags. Mwibuke nta mirambo dukeneye nta mirambo dushaka bisa nk'abo abasirikare bagiye kuri misiyo abo batumye basabye kubazana ari bazima ntabwo bashaka babica nta mirambo bakeneye bano barareba. Steve, what's happening? We're losing feed. Tutangiye kubura amashusho bano bambaye kamera bano basirikare bagenda bambaye na kamera ku buryo bafande basigaye muri office bari ibintu byose biri kuba. So we're going in blind. Bisa nk'aho nta sinyari. We still have audio. Okay, turasigarana amashwi gusa babuze amashusho ariko barasigara bakominikana ku itumanaho ry'amashwi. Mukomeze mukende mukomeze imbere. Stay on team lead. Mukomereze aho twabwiye guca n'aba FBI. Some chatter. Mukomeze imbere. Baby. Accelerate pace. Hey, bana barabanza bikabanyamo. Mukati buryo bano bari kubayoborera kuri blueprint cyangwa se ku gishushanyo mbonera babayobora. Mukati buryo mugire gutya mukomeze muri corridor. Stop at staircase. No muhagarare kuri escalier. See the staircase. Escalier turi kubona. Staircase shows on the blueprint. Are you? Hano kuri blueprint dufite se ko escalier turi kuzibona. On the staircase. Hano na escalier turi kubona kuri teri. Bisobanuye iki? Things are getting closer. Bisobanuye ko turi gusatira. Menya kubo. We should abort. Iyi mission reka tuyihagarike. Sense. Cyo nubukora iki? Sir. Ku gishushanyo mbonera bari kubona ko abasirikare bari ari escalier mu gihe abasirikare bari kuri field cyangwa bari kuri teri na escalier bari kubona. Hey. I repeat, may I have your authorization to proceed, sir? Ndasubira mu ese mwanyemera gukomeza arasaba authorization proceed. Uruhushya rwo gukomeza. Proceed mukomeze bimeze biti. Authorization to proceed. Uruhushya rwo gukomeza muraruhawe over. Mukomeze imbere. Katururi. Kumba aho bari akagabo kabumvisha. Aho bari akagabo kababonye kuri radar zako. Karababona muri ya nyubako barimo. Kahita kuri telefone. Dore akagabo kariyo. Kuri telefone. Telefone. Kagabo kishushanyije ku mubiri gafite amatatuwaje nka ya Papi Valence baragira amatatuwaje menshi. Uko mutamuzi. Sinzi uburyo bangezeho. You said I'd be safe here. Kandi mwambwiye ko hano nzaba ntekanye. No time for that. Nta gihe cy'ibyo mfite. Muri kuri telefone. Look at what I have. Ngiye gukora icyo mfite gukora. Umugabo. My wife and son. Make sure we get my baby. Gusa umugore wanjye n'umwana muzamenye ko amafaranga yanjye muzayabaha. N'umugabo bana bashinzwe umutekano. Muzana babwire ko nabakundaga. That my work was for them. Ndetse kakazi kose nakoze ari bonakoreraga. Umugabo uri hano basirikare bagiye kugera ba FBI cyangwa abashinzwe umutekano. Aravuze ati njyewe amafaranga yanjye muzaye family yanjye. We need him alive, no matter what. Uwo mugabo tumukeneye ari muzima uko byamera kose. Turakumva. Uwo mugabo FBI mukeneye ari muzima. Uri inzego zishinzwe umutekano wahemukiye igihugu abagukeneye uri muzima kurusha uri umurambo kugira ngo bagukuremo n'amakuru nyine y'abandi mwafatanije muhemukira igihugu cyamuhungabanya umutekano. Kurusha uko wapfa bagenzi bagasigara bitegembya tutabazi naho baherere. Umugabo afata telefone ye ayishyira muri micro onde kugira ngo telefone ayice n'amakuru ayirimo bayabure ayishyira muri micro onde babwire binjire. Blow the door. Blow the door.
uturitse reba filime reba filime abana bakura ibisasu bano abashinzwe umutekano bakuru babicaye muri ofisi ariko bari gutanga oda bakurikirana urugamba ukuntu uri kugenda urugamba rega ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa abakenewemo n'ibitekerezo umugabo arabanza asoma kuri duniya yote icyakiyewe bagiye kugeraho kingwa kuri duniya yote basi nimba ari n'igifatwa bagifata icyanyweye duniya yote bibaze gufatwa utananyweye duniya yote bakagufatana inyota turitse hano nshinzwe umutekano abana baba ariciye kirimo na hasi umugabo telefone yari kuyiteka muri micro-onde ari kuyishyushya kugira ngo ishwanyagurike urebe filime kagabo kari hano karirasa aho kugira ngo kamena amabanga karirasa erega bagufasha amakuru wayatanga bagira ahantu bita muri ndabyemeye umugabo yarirashe kugira ngo batamujyana muri ndabyemeye amakuru yose akayatanga Steve ubuse naba nagufashe ntumpa amakuru nagufu Steve umugabo bashakaga ari muzima rirashe bimeze biti uwo bashaka ari muzima rirashe iyi ni episode ya mbere bakise Cypher izi ni za filime z'ubwenge narababwiye ngo byayishwe injiji bigayishurirwa abanyabwenge dore ni izi filime rero z'ubwenge rukimbazanira bimeze bite izi filime usanga ku Gasobanuye films.com iyo ni website ujye ukishyura amafaranga yawe make uva kuri Netflix bira bintu se nabayireba muyireba ariko made in Rwanda bari ibintu by'ubwenge ni nka kuri iranayirenze cyase amadolari 20 ukarebera muri VIP cyase 20 by'amanyarwanda n'amafaranga make izi filime zose niho zisohokera ahandi hantu ni kuri BTN buri munsi saa 9 kugeza saa 10 nuko dutangiye filime yacu bakise nguki bose nabamenyemo amafaranga bagizemo uruhare kugira ngo iyi filime tugereho cyumwereko bamaze kuyikora bahita bamamagara kuri ya nimero yanjye ati roki kimomo no musobanuzi tuzuke utunganya ukomoka ku ntumwa aka filime kadushyirire mu kinyarwanda banza no kwanga baringinga nyuma mza kubyemera ariyo mpamvu muri kukabona hano hanze kuri BTN TV no ku Gasobanuye films.com bakise nguki Cypher rebe filime Question number 5. ikibazo cya gatanu Where was Shawn Mendes born? Shawn Mendes yavukiye undi mugabo atuzanye yavukiye muri Toronto 5 for 5. atanu kuri atanu mwana wanjye She knows everything there is to know about this kid. mwana wanjye uzi ubwenge bwinshi cyane pe ni umugabo ari kumwe n'umwana we n'undi mugabo batugaruye tuvuye kuri bariya bashinzwe umutekano mwana ari kuryamo My friend Jesse and I think she probably smells like woods and cyane inshuti yanjye Jesse dukeka ko uwo mugabo yanukaga I like that. ntago ariko yanukaga On the pop quiz? No, silly. Weekends with you. I wish it was the whole week. mba numva twamara ari cyumweru kurusha uko twamara na weekend papa I miss you telling me funny stories before I sleep. mba nkumbuye kunganiriza inkuru zisekeje mbere ko nsinzira ndetse ukankora no mu gitondo But I want to live with you. nubwo nkunda mama wanjye ariko mba numva nabana nawe ni kumwe nyine mama aba yaratandukanye na papa mama ari urera umwana Don't you like a grown up for a second? mwana wanjye ntabwo nizi ko wakuze bigeza 8 years old. mfite imyaka 8 papa I have. 8 minus a half. papa mfite imyaka I have a 8 boyfriend. none mfite na sheri kugira ngo umenye ko nakuze nyagasani ufite sheri Who? sheri wawe ninde None of your business. ntabwo bikureba papa ubwana bwarikuje ibaze rukindinze ngana gutya nta sheri ngira akana k'imyaka 8 ngo gafite sheri we noneho kakahita kanabwira papa ngo kandi papa uwo sheri wanjye ntago akureba ntago umushinzwe umushingukeho abana Choice that you went to live with your mother and her fault either. It's kuba waragiye kubana na mama wawe made. ni umwanzuro wafashwe n'umucamanza ntago ari njye My opinion. kuki umucamanza yafashe umwanzuro atambajije Considering the circumstances, urebye it ikibazo ukuntu cyari kimeze was my job. It was an understandable choice. kuba narabuze akazi nta kazi nari mfite urumva nago Why? kubera iki nyine batakumaye ngo abe ari wowe ndera Make sure I have a job. You know, like umucamanza ntabwo ari kumwe umwana ngo abe ari njye umurira kandi nta kazi mfite ngomba kuba mfite akazi kuri umucamanza iyo papa na mama bashwanye bareba akenshi rimwe na rimwe umuntu waha umwana uburere cyangwa se umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagaburira umwana akamwitaho get a job, I will be going for full custody. nindamuka nongeye kubona akazi Promise? nzongera nsabe tubane tuzasaba full custody Mom for me? sekera rero nta kazi afite urumva ntabwo yaza kubana n'umwana kandi akennye Okay, we're really good at killing time. When does the movie start? After filime iratangira ryari rero tugiye kureba ya Rocky this, you'll eat popcorn. uraza kuba uri kurya injugu tureba filime ya Rocky ababyeyi bakunda kwereka abana filime za Rocky ngo ziba zirimo inyigisho zirimo ubwenge kumbe turi hamwe wa mugabo yirasiye aba forensic bamaze kuhagera Rwanda Forensic Laboratory iyo laboratoire turayifite
baraza bagapima bakamenya byakozwe gute bagakusanya ibimenyetso kuri uyu mugabo hano barebye muri safe ye babona hari igipapuro cyari kirimo kurikirana witunze hagira kano Aren't you want to happen for suicide? twumvishe kandi tubona ibyabaye imbere ku mugabo yahura But it doesn't get any easier. ntago yabyoroshye umugabo bari baje gufata yiyahuye Hey, Steve, check this. Steve Reban basa rwandika One tells me this is a printer test there. hari urupapuro babonye ariko rwanditse muri bidasobanutse Where did all the easy cases go? ibirego byoroshye ntabwo bikibaho You think it is? urakeka ibi ni ibiki n'urwandiko babonye No idea. It's strange. biratangaje n'abakuru ofisi barumva It's got Chinese, urupapuro Latin, wagira ngo ni igishinwa ni ikilatini numbers. imibare Circles, inziga prefix, hieroglyphe random shapes, and random. ndetse n'ibintu bidasobanutse bizengurutse iyo ni code I can send an email of it to you. reka mboherereze email Let's not risk a security breach. oya kugira hatagira n'umuntu uduhakinga bikangiza umutekano ibyo bintu mwibitwohereza The ability to interrogate Our suspect. uwo twakekaga ntabwo twabasha kumufata safe. I'll send a forensic team down. ngiye kohereza ikipe ya forensic zipima ibyo bintu ibipakire bari ibizanaho kugira ngo mubyohereze kuri email buriya ntiwamenya ibyazo Sir, we don't have anyone in-house capable of deciphering something like that. muri kano kanya nta muntu dufite wakora wabasha kuba yakuraho kode Someone. hari umuntu nzi ndabona biriya bye bifite ukuntu byandikiraga amakode I served as a military cryptanalyst a while. hari cryptanalyst twakoranye Say, ndetse muri iyi minsi yavuye no mu kazi yakoreraga NSA family, best cryptanalyst I know. niwe crypt analyst wa mbere nzi wigeze ubaho ba bantu nyine babona nka kuri ibyiye byandikiye mu makode mu bintu bidasobanutse by'urujijo we akaba yazi izo kode akaba yazivumbura akamenya bashakaga kuvuga iki Full report on him on my desk. muhamagare nonaha Eyes on that document. iyo dokima mu masaha abiri aza kuba yifite hari uwo bavuze ngo uzi ubwenge cyane mu bintu byerekeranye n'amakode kuko mwahisha ibintu mukabyandika amakode kose uwo mugabo ibintu byerekeranye n'amakode arabizi ku buryo ngo nibyo bintu yakoraga cyane yabayeho umusirikare barakwereka hano hari umugabo waje kureba filime n'umwana we baje kugura amatike tugiye kureba filime yitwa Cypher biba ari ibintu bimeze nk'amakode deciphering ni ugukuramo izo kode Cut! What's with the new number? nimero yawe yabaye iki ni umugabo uri hano I'll be pretty easy to remember. Hey, what's happening? byagenze biteze hari uwamuhamagaye Kind of in the middle of something. hari ibyo nari ndimo Gonna mean to wait till tomorrow? ntabwo wategereza ejo se hari umugabo uhamagawe hano yari ari kumwe n'umwana we kurikira filime I understand. ndabyumva Okay, I'll get back to you. Just give me a couple minutes. okay mu minota nk'ibiri nze mpite nguhamagara uyu mugabo arahamagawe uyu mugabo ni muntu ki hey ari kumwe n'umwana we bari baje kureba filime yasobanuwe na Rocky ababyeyi urabaza ukuntu icyo kintu bacyitaho It's okay, Dad. bimeze sa papa cye nungire ikibazo So sorry. babarira umwana wanjye There's good news. ariko hari amakuru meza It's nyine could lead to a full-time job. This thing. bino bintu bishobora gutuma mbona akazi gahoraho I'd love that. kandi umucamanza mbonye akazi yazakuma nkakorera That may not lead to a full-time. nyine ni akara kabagiye kuma ariko gashobora gutuma bituma bampa n'akazi gahoraho Yeah. sibyo So we can see the movie tomorrow. rero filime twari tuje kureba reka tuzayirebesha You have school tomorrow. ariko ejo urabizi nziga What are you studying tomorrow? ejo uziga iki imibare Well, missing 2 hours of school is not going to keep uzasiba amasaha abiri ishuri tujye kwirebera filime good mathematician. imibare urabizi ndayizi That's still no problem. nzayigusobanurira nyuma ejo uzasiba ishuri tujye kwirebera filime umve papa So what are we going to tell the school ku if ishuri rero turababeshya iki you have a court appointment? babwire ko mu rukiko baduhaye randevu tujyeyo ubeshye ku ishuri umva papa ariko I'm studying at school. umva papa ukuntu ari kubeshya umwana ngeje umwana azasiba ishuri abesha abarimu ubundi bajye kwirebera filime ya Rocky ababyeyi rero namwe Will Scott's file, sir. ibi ni amadosiye avuga kuri Will Scott We contacted him. He's currently. bamaze kumuhamagara ari mu nzira ajyayo wa mugabo bari bakeneye gusa ubwenge mu byerekeranye no kuba kode kumbe ni wa mugabo uri kumwe n'umwana we batangiye kumwigaho n'abashinzwe umutekano yitwa Will Scott Willy dore umugabo nguyu ibyo bagiye gufata basanze bifite inyandiko zanditswe mu buryo bw'iba Will Scott. banyita Victor nitwa Will Scott Okay. twari tugutegereje bari bategereje umunyabwenge kureba ahantu aje abashinzwe umutekano bapanuye Character combinations I've never seen before. bino bintu n'ubwa mbere mbibonye pe How many hours is it gonna set? biragutwara amasaha angahe kugira ngo ubisobanukirwe I'm afraid this is not a 1 or 2 hour iyi ntabwo operation. ari operasiyo yatwara isaha Days. biratwara iminsi Take this back with me to analyze it further. birabanza Not proper protocol.
But I can check. Hold on. uretse mbanze mbaze boss yaravuze ngo nabitahana mu rugo nkajya kurara mbyigaho baramubuza ati uretse tubanze tubaze kuri office waravuga ati nabitahana bino bintu nkagenda nkabifumbura nkamenya ibyebe aya makode byandika Agasobanuye iki byandikira acunga abantu hari ibyo barimo arabacunga bose bashinzwe umutekano uyu mugabo arangije kuri telefone ye aya madosiye nibanga cyane bari baza no kuyohereza kuri email arayafotora arayabika n'igipapuro cyanditse mu makode umugabo turi ngaragifotora akabibika ibintu bitemewe. Sir, you're on speakerphone. Uri kuri speaker loudspeaker. This is Robert Martin. Scott Rufgan Robert Martin. Jumping on board in such short notice. Urakoze kubisobanguka tukigwamagara. The NSA, I've reviewed your file and based on your nirengagije cyatumye kurukana muri NSA. are the right man for the job. Nabonye rero mugabo kwirekana kazi. So it's a pleasure to have you on our team. Ndetse n'ibyishimo ko tugufite mu ikipe. this document is extremely sensitive, and I cannot allow it. Iyo document ufite mu ntoki nagomba gusohoka muri inyubako. Swept the entire premise. Paka forensic bamaze kureba iyo nyubako yose ko nta kindi kintu kirimo. Nta kiyo dosiye twayigwa ngo itahane. Bamaze kuyifotora muri telefone ye. Start tomorrow morning. Ejo mu gitondo uzatangira akazi. Ibyo bipapuro uzabisanga ku kazi n'ibindi byose ukeneye. Basore. Code. Whatever. It's code. It's extremely important. Ni ingenzi cyane. Objectives. One, keep it in our hands. Icyo gipapuro kiguma mu maboko yacu. Give this man whatever he needs to crack this case. Ndetse uyu mugabo mu icyo akeneye cyose kugira ngo asobanukirwe ibyerekeranye n'iyo code. Oversee the transfer documents if you like. Reka ngende ncunge kare amadosiye bayazana. Just keep an eye on this crypto analyst. Oya ahubwo ukomeza ucunga crypto analyst wawe. Uriya musore nyine bahaye akazi ugiye kuba yaza akareba ibyo bipapuro birimo code bisobanuye iki. Ibipapuro barabimwambuye byoreza kuri FBI ejo mu gitondo azaje mu kazi. Gusa umugabo yabifotoye. Yagiye abireba muri telefone ye. Ibi bintu ntabwo byari byemewe aba yari amabanga basanganye ibyihebe leta itarasobanukirwa ni ibiki umugabo arayatahanye. Ibintu atari yemerewe abashinzwe umutekano baracyari guswipinga ahabereye icyaha. Sasa uyu mugabo ari hano ni wa mwirabura twabonye afite umwana ejo uzagira isabukuru ari hano kugira gutyo yumva icyombo cye kiri gusakuza. Icyombo kiri gusakuza komeza kwegeriza hano bamenye inyubako basanzemo iki cyemenya iki cyebe kidasanzwe cyangwa se amakuru bari guhiga. Yumva mu nyubako mu gikuta hari biri kujwikira byangiza frequency y'icyombo byangiza frequency y'icyombo. Everything okay? I need to have Nama ngeneye inyundo. something inside the walls. Bisa nkaho hari ikintu kiri muri ibi bikuta. Zana inyundo sha. Bano basirikare barazitwaza afata inyundo. Urebe ni mu gikuta mindani. Kubisaba baraturitse bose cyewe agikubita muri cya gikuta. Aho bya bipapuro byari biri ibintu byose haraturitse. Nyagasani n'abashinzwe umutekano. Gusa uyu mugabo bamutweretse ngo ni umuhanga. Bamwita Will Scott. Niyo ari muri douche ubona afite ibintu ari kwandika by'imibare ni umunyabwenge avuga atari kuziriya code zabiriya byihebe akanda kana kari ukagira ngo ari mu ndege zisobanuye iki. Hey, sweetheart. Bite sweetheart. Hari turika ryabaye kuri televiziyo. Tomorrow. Don't want to really a secret. Ibyabanga ryanjye nawe ejo twari kuzajyana kureba filime. And get this message for you. Bibaye ngombwa ko message nyuza kuri mama wawe. Listen, I'm gonna have to cancel. Ibyo kureba filime ejo turabihindiye kuko ejo bambwiye ko azatangira akazi. Things got a little crazy. Ibintu hano byabaye ibintu by'ubusazi. But we'll reschedule. Tugiye guhindura gahunda yo kujya kureba filime ya Rocky. Really sorry. Kandi umbabarire mwana wanjye. You. Ndagukunda. I'll talk to you soon. Tuzavugana vuba. Sibyo message yoherereje mama w'umwana kuko umwana nta telefone agira. Mama w'umwana ari hano yakiriye ubutumwa. Bakize Saifa. Kando hano Lodi. Hey, sweetheart. Bite sweetheart ni papa. Listen, federal secret. Ibyerekeranye na ryabanga ryanjye nawe ejo umwana agomba gusiba ishuri bakajya kureba filime. Umwana wanjye mama itajugunya telefone ni kumwe ababyeyi baba barashwanye. Wo yarinde mama. No umuntu wari wibeshye nimero umva kubeshya. Kwa kundi ababyeyi baba barashwanye buri umwe akajyangisha undi umwana. Mama ye ni indaya. Yahura na so ni indaya. In East Los Angeles. Mu burasirazuba bwa Los Angeles. The FBI were on the premises as well as what caused the FBI yari yatatse haturitse. interest of privacy for the investigation. Bisa nk'ari iperereza ryari kiribanga cyane. Identities of the deceased are not being released. Ndetse imiryango yapfiriyemo y'abashinzwe umutekano w'ibintu iratangazwa. Aba agent umunani b'FBI baturitse. Nyagasani. Uyarebye. Weye niwe wenyine wafotoye cya gipapuro. Bivuze ngo cya gipapuro cyahiriyemo. Hamwe yasize afotoye igipapuro, aba agent bari bakirinze bose bahiye baturikiyemo, wenyine niwe wabashije kugisigara nahise giprintinga muri iryo joro ntiyaryamye amenye ubundi
kukiraraho amenye byifashe bite ajya kuri za kode atangira kuzikuramo nyine agenda asobanukirwa ni ibiki hari abantu bandikira mu makode ku buryo utamenye ni ibiki bavuga buriya n'abantu baziranye cyane hari ukuntu baganira ati bwombo shaka dafi we ubwo Kadafi akamenya ni ibiki bijya mbere we na Savimbi na Jamari bwombo baba bazi ibyo ari byo ibyo niyo makode rero iyo bwira ari ibye biri gukoresha ayo makode agire kuvuga ati izo bwombo zisobanuye iki zabo bahungu ayo makode amaze gukora hari izina yakuye muri ryitwa ngo Jimmy Gordon n'imibare yindire inyuma muri ya makode yakuyemo izina ryitwa ngo Jimmy Gordon. The ATF report just came back. They found embedded explosives hidden in the building. Raporo iravuga ko babashinzwe umutekano bacu basanze hari ibisasu byari biteze mu gikuta imbere. Kandi hose bari bahasatse. They loaded a false room C4 and detonated it remotely. Hari igisasu cyari giteze mu gikuta. Muri cya cyumba tutabona hano kuri map cyangwa se kuri blueprint. I know. Umbabarira ibyo bintu bire bitandukanye map na blueprint. This knew this day was coming. Bisa nk'ibibye byari bizi ko uyu munsi uzagera. Long time ago. Byari byarateguye icyo gisasu na mbere. Bizi ko tuzaza. Hano ruri kuri chat. Important order. Andre ibyo bintu urimo birihutirwa koko ni ingenzi. Text from Lau. Rao aranyandikiye. He and Agent Carter just arrived at Steve Vilker's house. When Agent Carter bagiye kubwira umuryango wa Steve ko umugabo wabo yapfuye. Ni wa mwirabura. 8 families to answer to. Usengo ni imiryango 8 isigaye yo kujya kubwira. Blame yourself. Abashinzwe umutekano 8 ba FBI bapfuye kujya kubwira famiye z'abati bene wanyu rero bapfuye biba bigoye. We have to blame ourselves. Aya makosa na yacu reka tubyishyireho. Abashinzwe umutekano. You know why? Uzi impamvu? Because there is no one else to blame right now. Muri kano kanya nawundi twashyira iki cyaha cyabaye. Responsible for this. Paka tumaze gufata abaginga batumye bagenzi bacu bapfa. Right here in this room. Hano muri iki cyumba ibintu byose bariho bihagararira. It's on us. Amakosa ari kuri twe kuba tutarafata abagizi ba nabi. Yagasani bene wabo bapfuye bakoranaga. Now where are we at with this suicide victim? Uyu mugabo wiyahuye rero tubanze tumenye ibye. Nta bimuranga. DNA samples. Bari gupima DNA sample woherejeho forensic hano mu Rwanda bikigo bita Rwanda Forensic Laboratory gikora ibyo bintu gipima kikamenya uwo muntu wapfuye yarinde yishwe n'iki bagapima DNA bakamenya suwe mufitanye amasano n'uyu muntu. Identity is the only piece of this puzzle we have left. Katururi bakorera Kacyiru bwarakeye uyu mugabo ariko muri bya bipapuro ya makode ya bya byihebe abashinzwe umutekano FBI yo irizibira ikira gipapuro nta n'iyigifite kuko cyahiriye muri yanzu yabonye imizina ryitwa ngo Jimmy Gordon isura yiriho akomeza gukurakinga zino code agenda reba n'iki n'umutari cyane ni umuhanga kwa buri muntu abafite ikintu ashoboye. Gonna be late for work. Uraza gukererwa ndakererwa ku kazi mwana wanjye banguka. Ni mama ni umugore wa Willy Scott. It's not like I'm old enough to spend 2 hours putting makeup on yet. Akana kari hano. Mama azi gukora amagomba kwitera makeup one. Right, smart mouth. Akana ufite umuntu ufite ubwenge gafite utugambo kavuga ukumva. Akana gafite imyaka 8. Willy Scott called my desk. Willy Scott yamamagaye. Call him back. Sounded urgent. Numvaga byihutirwa ngo muhamagare. Willy Scott bari bagiye kumuha akazi hano aze nyine abafashe kumenya ibikira gipapuro gisobanuye iki. None icyo gipapuro cyahiriye mu nzu. Ariko ni wenyine wagisigaranye uko yari yagifotoye. Gusa yagifotoye bitemewe. Yamagaye hano. Uyu niwe wari umurangiye akazi avuga ati hari umuntu nzi urenze. Umve. You okay? Mezeneza. I'm fine. Mezeneza. Saw the explosion on the... Nabonye ryaturika ryabaye ku makuru. I'm sorry about your men. Wihangane ku byabaye ku basore bawe. Crazy. N'ubusazi mwana. Listen, you know, an hour earlier I would have been there. Do you know who's behind? Iyo nanjye matinda gatonera guhiramo. No, not yet. We're still working on it. Ikirego turacyagikoraho. That document went up with everything else in the warehouse. Cya gipapuro cyari kiriho kode z'ibyebe cyahiriyemo bivuze ngo ntabwo tukigukeneye mu kazi ngo uzudufashe kumbi igipapuro yagifoto yagitwaye. I need to ask you a favor. Hari favor nshaka kugusaba. Well, now is not the time. Ntabwo ari cyo gihe cyo kunsaba favor. Don't take much time and it's really important. Ntabwo biri butware igihe kinini mfasha. Okay, shoot. Sawa uyu nawe yahoze akorera I leta. don't have access to the system anymore. Urabizi ntabwo ngifite ukuntu nagera kuri system ya leta. Gordon. Ndagira ngo ndebere izina ry'umuntu bita Jimmy Gordon. Corporate. Nawe se n'umufatanya cyaha. Uramushakira iki? Can't really tell you anymore. Ntabwo nakubwira icyo mushakira. Could you please run the name for me? Iryo zina rishyire muri system yanyu nka leta umenyere Jimmy Gordon akora iki. Amazina yacu baba yafite. I'll run it through someone else. Nimba utabinkorera ndareba undi ubinkorera. Stop. Rekera hariko.
know. Let me see what I can dig up. Okay, reka ndebe n'iki namenye kuri iryo zina. Okay, Jimmy. Yitwa Jim Gordon. Jimmy nyine Gordon. Gordon araryandika. Uyu yabifumbuye bikuye kuri cya gipapuro ariko n'ubu narabwira FBI ko cya gipapuro yari yagifotoye cyangwa se ko yatangiye no kuba yakwinjira muri zira kode z'ibyibe ntago arabibabwira ariko bikora ku giti cye. Urebe filime bano uyaza kumurebera iryo zina bita Jimmy Gordon ni muntu ki. Akana kagiyeho barebera filime gategereza papa karamubura. Mama yabyumvishe yanga kubikabwira kwa konda ababyeyi nyine mushwana mugashaka kwangisha umwana buri umwe uruhande rwe. Ibyo ntago ari byiza imico mibi. Umugabo mu nzu urabona ko ari imicupa rya duniya yote. Duniya yote ifite mutombora. Guri icupa rya duniya yote barimo na tombora. Ko sirimwe afite menshi. Ujye ureba mu mufuniko mbere yo kujugunya umufuniko ushobora gutsindira televiziyo, amagara, amatelefoni biki byose. Mwana hano yafashe amatike yo kureba filime arayaca papa yambeshe ngo turareba filime za Rocky. Umwana wawe kumubeshya filime ya Rocky mubyeyi ujye ubyitondera bishobora gutuma umwana kuzinukwa. Hey, what'd you find? Mwabonye iki? Your man, Jimmy Gordon, was a respected banker. Yari umuntu ukora muri banki bubaha. 50 years old. Yari umuzungu. From Arizona. Cajun. Clean with no criminal records. Born nta cyaha afite. And dead 2 months ago from cardiac arrest. Yapfuye amezi abiri ashize yishwe n'umutima. That says here a heart attack took him out. Baravuga ko ari umutima wamwishe. Do you have an exact date? Wambwira amatariki neza yapfiriye Jimmy Gordon. August 16th. Kwa munani tariki 16 2020. Neza neza. Wambwira umugabo wari we yakoraga muri banki. Wiri izina rya mbere yabonye muri ya kode ya bya byihebe. Izina rya mbere yabonye muri yitwa Jimmy Gordon amatariki igihe yavukiye. Yari yabonye izina ariko hari imibare yanditse imbere. Umugabo yapfuye muri August kwa munani tariki 16 2020. Arabanza ashyiramo akadomo hano mu kwa munani tariki 16. Inyuguti ya Z iri hano isobanuye iki 2020. Jimmy Gordon ni muntu ki? Kuki izina rye ryari riri muri kode y'ibyihebe? Ashize amezi abiri apfuye. Uyu mugabo atangiye kugenda yinjira muri kode z'ibyihebe. Izo ni za filime z'ubwenge zisaba tuze hano dutwike turya isi. How you feeling? Numva umeze ute? Like everyone else. Abandi bose bababaye n'aba FBI. Sir, who was your source for the warehouse tip? Ese ni ndogwaye amakuru hari ahantu twasanze kiriya cyihebe. You know I can't share that, Kurt. Ntago nakubwira wampaye amakuru. I have to protect my source. Bagomba kurinda source yanjye. Ahantu yakuye amakuru. Ubundi nta munyamwuga ujya uvuga ahantu yakuye amakuru. 8 agents. Aba agent 8 bapfuye. We're my family too. Nanjye bari famiye yanjye. Sir, enough. Stop it. Rekera hariko. Uyu mugabo aramuha amakuru. Are you sure your source is only playing for one team? Ese wagwaye amakuru abizi ko ariwe yahaye gusa cyangwa yahaye n'abandi duhanganye? Hari igihe umuntu ashobora kubwira ati rero polisi mu gihe hano ni iki akahita abwira n'abagizi ba nabi bande zombi. Think about it. Ubitekerezeho ko waguhaye amakuru yaba ari weho yayahaye gusa cyangwa hari n'abandi yayahaye. Uyu nafande Katururi. Gusa babuze urwandiko rwari ruro kode z'ibyihebe urwo rwandiko wari rusigaranye warufotoye. Niyo mpamvu buri document ufite ugomba kuyifotora ukayibikaho. Kemba ryakara. Hari n'igihe bagufata ati perimi wayibagiwe ariko buri warayifotoye hari igihe bakwihanganira. Buriya gufotora ni ibintu byiza. Ariko bifite akamaro. Hari nabo nge mbona bifotoza bambaye ubusa we. Mwataye umuco. Niko. Mukabe komeje hano ukomeza kureba zino kode z'abagabo akomeza kubyigaho yitonze akomeza kureba bisobanuye iki akuramo n'irindi zina nanone Philip Washington. Muri kode z'ibyihebe wasobanura gute ko izina ryawe ririmo Philip Washington irindi zina yabonye muri rwa rwandiko za kode za bya byihebe. Uyu mugabo ni umuhanga cyane. Buri muntu ari ikintu abashoboye neza cyane uvuga ati uyu muntu ibintu arabyumva 5 kwa 5. Mugabo akomeza kureba abonye irindi zina ryitwa Philip Washington. Philip Washington uwa mbere bamubwiye ko yapfuye ni Jim Gordon amezi abiri ashize. Mugabo akimara kubona irindi zina yahise yambara agufatira imbunda. Niwe yahoze ashinzwe umutekano arangije ayitahisha arapfuka arahisha ibyo yari ari gukora iperereza bye. Akana hano karakariye papa Ana kitwa Ana. Mama yanze gukabwira ko papa yari yakiseguye akabwira ko gahunda ya filime yahindutse karakaye. I'm fine. Well, you don't sound fine. Genda umva utameze neza. What's the matter, kiddo? Ikibazo kimwana.
I'm not a kid. ntago nkiri umwana yarakabwiye ati what's matter kido kido nyine ni kadogo ntago ndi umwana nana wanjye usigaye ukura vuba But you'll always be my little girl. ariko iteka uzahora umukobwa wanjye nanjye mpore ndi nyoko uko wakura kose rega ababyeyi baba ari ababyeyi babona uri akana kurimo uri gutekereza iki Mom? Yeah? mama Did Daddy ever call? ese papa yigeze aguhamagara I don't think so. ntago yigeze amamagara mwana umva kubeshya kumwe ababyeyi bateranya ugasanga biriya bintu ni imico mibi ku babyeyi namwe mugira imico mibi nimba warashwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe umwana ntago uba ugomba kumwangisha undi mubyeyi isi buriya ni imbobo yirirwa no mu birara iki ni indaya mama wawe ibintu ntago ari se mujye mushwana hagati yanyu ariko nimuhura n'umwana mubwira ati papa wawe ni umubyeyi mwiza mama wawe ni umubyeyi mwiza uzi umwana gukomeza gukura umubwira utugambo nk'utwo ngo se ni ikirara ni indaya mama wawe ni inshinzi iki n'iki. So we received positive ID on a microwave suicide. Wa mugabo wirashe twamaze kumenya ari we. Is 42 years yitwa Alex Mace. national. Afite imyaka 42. 98. Yashe muri Amerika muri 98. So, I went to Boston College. Yize muri Boston College. Science. Yari umuhanga cyane mu bintu bya computer. Masters. Ndetse yari afite masters yakuye mu MIT. He moves to Santa Monica where he meets Russian-born. Yagiye muri Santa Monica yahuriye n'umurusiya bita Marta. Springville 6. Barashyingiranwa 2006. A housewife with no. Bashyingiranwe n'umugore wirirwaga mu rugo udafite akazi. Time for questioning. Umugore wuriye mugabo wirashe mu muzani. Bamwita Alex Mace. He's working for us, so old roommates, neighbors, teachers, see what. Abo bari baziranye inshuti ze bo biganye abaturanyi be bose mubaze kuri uwo mugabo. Uko bari FBI kiri kwibaza kuri wa mugabo wirashe undi bafashe wirashe ubashaka umugore bamuhata bamubaze byinshi. Hano hari ukomeje kugenda agiye gushaka witwa Philip Washington yabonye izina rye muri za kode z'ibyihebe. Katururi. Think through me. Yes, sir. FBI iri hano. Wirashe bamaze kumenya nicyo cyihebe basanze kiri ahantu hari za kode. Gusa rero iyo kode umuntu wayisigaranye ari we bita Will Scott. Hari izina yabonyemo ndetse butuvugana yagiye no kureba uwo muntu ahari. You can use some sleep. Usanga umuntu ukeneye kuryama. It's not a nice thing to say to a lady. Cyo nagari ibintu byiza byo kubwira umugore ngo akeneye kuryama. Hari ibindi ahita atekereza. Iko nyine umugore yamusubije. Umugore ati madamu urasanga umuntu ukeneye kuryama. Umugore nawe ati hari iryo jambo ntago ari ryiza kuri bwira umugore ngo akeneye kuryama. I mean it. Aryama iwanyu. Kurt and I, we can keep things moving. Jya kuruka njye na Kati ibindi turabyitaho. Acaho. Yeah. Barakwereka wabashije gusigarana ya kode y'ibyihebe ndetse wamashije no gukuramo izina yinjiye mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington. Ahatuye ngo ni hano umugabo yaje kumureba. Yanze kubibwira FBI, yanze kugira umuntu numwe abwira, ari gukora ku giti cye. Kura y'imbunda. Bamwita Will Scott. Katururi. Hey. Wabonye filime nyinshi z'ubwenge narababwiye ngo filime zitari mu ubwenge zidasobanutse. Izo filime ntago uzumva roki nazifashemo. Baranzi ngewe ariko. Sibyo? Kandi none ni za filime ugomba gusobanukirwa ijambo kurindi bavuze ngo iki ari za filime basakurizamo nimusobanukirwe. Izi filime kandi uzisanga ku gasobanuyefilms.com ni website. Ujya ukishyura udufaranga duke ukajya wirebera filime neza umeze neza. Umugabo yinjira mu nyubako. Ibaza izina ibyihebe byari byarahishe muri kode. Wowe iryo zina warimenya ukajya ahantu iryo zina rituye. Umeze nk'uwiyahuriye nk'umuntu wazi wanjye bira mupanga ataneguje. Umeze tu. Kugera no muri ugasanga hari umugabo umeze nk'uri gupfa. Hari umugabo uri gusamba. Yinjiye muri inzu asanga umuntu uri muri inzu ari gusamba. Bimeze bite? Ya. Cyawe. Filime. Komeza imbere. Umugabo ari gusamba. Gusamba avayo arebe ko yamutabara. Aza gutabara umugabo ari gusamba. Bimeze neza. Gusamba. Bisa neza aza kumwasamura areba umugabo arebe sibiti akiraro nawe baramufata uko biti gishinge mwirugu. Mama we wajeje kuneka yigize indwanyi yigize rambo mu bisheke. There is a season Ibintu byose bigira igihe. and a time to every purpose under heaven. Munsi y'ijuru ibintu byose bakubwa impamvu. A time to weep Habaho igihe cyo kurira and a time to laugh. n'igihe cyo guseka.
A time to mourn. igihe cyo And a time to dance. igihe cyo kubyina n'igihe cyo gushingura bashatse kubunamira. Thank you for Will's life here on earth. turabashimira ubuzima Will yagize kuri iyi si. This body that lies before us. uyu murambo turyamye imbere Will bamuteye urushinge yitapfura agakobwa kakaje kumushingura. wa mugabo Will byapfuye baje kumushingura. cya gishinge bamuteye cyahise kimwica. Nyagasani bano ntago bikaza baza gushingura ari nk'abantu 10 wagira ngo bari muri corona bo bavumbuye corona mbere yacu nako bavumbuye nyine gushingura muri bakenya mbere ya na corona. umugabo arapfuye Will Scott yagiye yigize rambo gagiye kuvumbura ngo ibya kode z'ibyihebe ngo amazina yabonyeho bamujombye igishinge yitapfa. agakobwa ke DC kaje kumushingura kamuheruka ejo bavugana ngo bazajye kureba filime za Rocky. none papa arapfuye Will Scott uko yapfuye. Hey! Katuri meze bite umugabo yapfuye dore yari umuhanga mu byerekeranye no kuba yamenya kode z'ibyihebe. bivuze ngo cya gipapuro cy'ibyihebe kiracyahari. isanduku bayisize hano ngo araba bagomba kuza bukeye bakayigira iki n'iki bagashingura bikarangira bagashyiraho na beto bakubaka neza. niko bigenda. telefone irasona. telefone hano yarasonnye. urebe filime witunze. abavuye gushingura telefone hano yarasonnye. bimeze biti urebe filime. telefone yarasonnye. kombe ni wa mugabo wirara cyari mu isanduku. umugabo mu isanduku ni muzima we nibwo agikanguka telefone yaramukanguye. umugabo bamushinguranye na telefone. Surprised you're still alive. utunguye no kuba ukiri muzima sibyo? Hey! Who is this? Ninde tuvugana? Who the hell am I? ese ndi hehe? One question at a time. bazi ikibazo ku gihe cyacu. You know where you are, Will Scott. Will Scott ndabiza ahurura hasi. umugabo ntago arapfa ubwo bamushinguye ari muzima. cya gishinge bari bamuteye bigaragara ko wapfuye nyuma ukaza gukanguka. All your questions will be answered in time. ibibazo byawe byose biraza gusubirizwa igihe. Now, follow my instructions and everything will be. kurikiza amabwiriza yanjye uraza kumera sawa. Instructions? ayahe mabwiriza? What are you talking about? uravuga ibiki? urebe. What the fuck is going on? ese ni ibiki bijya mbere? munkuremo hano umugabo ari mu isanduku ari rusororo mu masaha y'ijoro famiye yamusize mu gitondo we. umugabo ari rusororo. tuza Will. Not the time to get agitated. icyo gihe cyo gusara ngo ukoreshe umwuka mwinshi. The average human being consumes around 0. ikiremwa muntu gisanzwe gikoresha 0.5 bya oxygene ku munota. You've been in this coffin for 5 hours. kandi umaze amasaha 5 mu isanduku. 1 minute. bivuze ngo usigaranye Leaves you with iminota mike. 9 minutes of breathing. iminota itarenga 10 uhumeka ukahita upfa umwuka urabugushiranye. Yes, you do as I say. rero byabyiza ukoze uko nkubwiye. Then we can have a nice. no nukora ibyo ngubwiye uraza duhure tuganire twitonze neza. Now, umva. listen closely. nyumva kandi witonze. There's a trigger above your head. hari imbarutso iri hejuru yawe. Twist the handle. iyihindukize ni nka serire. Push. nurangiza usunike. umugabo arahindukiza arasunika rusororo mu masaha y'ijoro. umugabo avuye mu isanduku famiye yamushyinguye n'abandi bose bari bamuzi. Hey! ngo bari bamuteye igishinge ku buryo bagupima bakabona wapfuye ariko hari amasaha ari buze kugira ugakanguka. Buried me alive. wakinguye ndi muzima rusororo. wakigurye gufushe. I want to know what's going on. ndashaka kumenya ibiki bijya mbere. I'm on your side. kandi ku ruhande rwawe. That you put me in there. kandi wakinguye. Said that. ntabwo navuze ko ari njye wagushyinguye. Well, if you didn't, who did? nimba utakinguye ninde wanshyinguye? Okay, tell me who you are. ubundi mbwira urinde. Me in a coffin to begin with. ubwire n'umuginga wakize mu isanduku. And you're asking the wrong question. uri kubaza ibibazo bitari byo. Reasonable question. ndi kubaza ibibazo by'ubwenge. You were dead. wari wapfuye. And I'm offering you a new life. none ndi kuguha ubuzima bushyashya. Meet me and I'll explain everything. ngwino duhure gusobanurira buri kimwe. hehe. There's a black car parked across the street. hari imodoka y'umukara iparitse hakurya y'umuhanda yitwa niyuzuruka. imfunguzo zirimo imbere aho bakiriza. Hey! genda watse iyo modoka uze duhure gusobanurira ibintu byose. Nyagasani. Hey! uyu mugabo yikize mu bintu atazi yatangiye ngo yafotoye urupapuro rw'abagabo. Black Chevy. Black Chevy. 00. Chevrolet y'umukara. Plaque 0007 iki niki. imodoka y'umukara irimo n'urufunguzo. ati nimba ushaka kumenya ukuntu washyinguwe ngwino ngusobanurire kandi ndi ku ruhande rwawe. bimeze bite?
umugabo yatangiye ngashaka kumenya ngo kode z'ibyihebe yigize rambo mu bisheke bamushyinguye ari muzima ashyingururiwe akaba aramuhamagaye ati vayo akingura imodoka afitemo nubwo bari kuzi kuva mu isanduku rusoro rumuntu akubwira ngo hari imodoka naguparikiye ku ruhande yatsuza undebe iyo modoka nge nago nayinjira mu rw'igikundiro nago nayijyamo ahubwo uyu mugabo aranatinyuka umugabo yinjira mu modoka wari wankinguye shandi muzima umugabo yinjira mu modoka. Okay, I'm in the car. Urabizi imodoka nayigezemo. What next? Harakurikira iki? GPS on the dash. Turn it on. Iyo modoka ifite GPS ikandeho yatse imodoka irakuyobora. Part was it will. Where are you taking me? Imodoka iranjyana he. Be soon enough. Uraza kubona ibihagije. Fucking coffin. Nibwo gikawuka mu isanduku. Damn answer. Basinyene ibisubizo tuza. You arrive at your destination. Nugeraho ndi kukubwira. Make sure you get answers to all. Ibibazo byose ufite urabibonera ibisubizo. 32 minutes. Ufite iminota 32. Hello? Alo ahita namukupa. Iyi modoka ifite GPS. Iyi GPS irakuyobora ikakubwira ati komeza imbere kata genda ikakuyobora mpaka ugeze ibirimo amerekezo y'ahantu. Kuriya nyine umuntu gukubita location akabona umugezeho. Agerageje guhamagara iyo nimero yamuhamagaraga yanga gucamo. Imodoka baguhaye irimo GPS urabaza iki? Mugabo yatse imodoka. Gatururi. Ajye kureba uwo muntu uri kumuhamagara amuhe n'amakuru ibibazo byose yibaza uyu mugabo ari kwibaza ari nabyo bibazo natwe twese turi kwibaza. Imodoka irambwira ati komeza imbere. Imodoka irakuyobora ni za modoka nziza zigezweho nako mwe mufite zimwe za kera mbabwira nzi ko muri bagenzi banjye akomeza imbere ikafite ubwoba. Muri metero 200 uhita ukata iburyo GPS irakuyobora mugenda muganira harimo n'ijwi ry'umukobwa ari kuyobora arakata komeza ukata iburyo arakata ari kuyoborwa na GPS yo mu modoka. Urebe filime umugabo ageze hano GPS arayizimya ubundi ndajya he dore ngo arayizimya ubundi no muntu uri kunyobora aranjyana he ikigabo cyita kimuhamagara urebe filime kimuhamagara cyitaba aragikupa ubundi uyu muntu umamagara wari wankinguye ndamwitabira iki umugabo arongera aramuhamagara urebe amuhamagaye telefone anyuze mu idirishya arayijugunya Nyagasani yanze kongera kwitaba umuntu wari uri kumuyobora GPS arayizimije reka nitahire mu mahoro uyu mugabo nari mpamvu yo kumwitaba ibyuriya mugabo uri kumuhamagara bivuyemo yitahire mu mahoro atarajya kure dore ngo baramugonga agisuzugura itegeko ry'umugabo dore ngo baramugonga we. Nabutse nasanga Zaba kushaka ubuzima aho nshakiye hose kabura isyo nshaka Kapora umuri nsanga umwijima Ibiringiro bikaja bigwa nk'imvura Life is hard but I'm still standing Broken dreams but I keep on running Every day I pray for healing One day I'll find my meaning Life is hard but I'm still standing Broken dreams but I keep on running Every day I pray for healing One day I'll find my meaning Nabonye inshuti ziginda My life story Niruganye agahinda Kakagaruka buri munsi Kibikubidashira Irideyu y'amaso y'amidezi Bisa Ubuzima nirugamba Sinzozi si amahoro Iyo nusha zigerende borore Inzira ziracyari ndende Ariko sinzareka guhatanana Nubwo isi nyambika agahinda Imana iri hejuru Ejo ashobora kubaheza Unye amaso
saba gushaka ubuzima oshakiye hose kabura isyon shaka urumuri nsanga umwijima bibingiro bikaja bigwa